Yesu Kristo nashimwe. Turimo gusoma Bibiliya, uyu munsi ni umunsi w'137. Tugiri mu gitabo cya Yobu, uyu munsi turatangira dusoma ibice 38, ni nabwo turasoza igitabo cya Yobu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana isubiza Yobu. Nuko Uwiteka asubiriza Yobu muri serwakira ati, uwo ninde wangiza inama n'amagambo atari mu bwenge? Noneho kenyera kigabo, kuko ngiye kukubaza nawe unsubize. Igihe nashingaga imfatiro z'isi wari urihe? Niba uzi ubwenge bivuge. Ninde washyizeho urugero rwayo niba umuzi? Cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Imfatiro zayo zashinzwe kuki? Cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo ku mfuruka? Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Ninde wugariye amarembo y'inyanja igihe yavaga mu nda y'isi? Igihe nyihaye ibicu h'umwambaro n'umwijima w'icuraburindi ukayibera ingobyi, nkayiha itegeko ryanjye, nkayishyiraho imyugariro n'amarembo, kandi nkavuga nti garukira aha ntuharenge, aha niho imiraba yawe y'ubwibone izagarukira. Mbese aho wabereye hari ubwo wategetse ko bucya, ugatambikisha umuseke igihe cyawo, kugira ngo ufate ku mpera z'isi, uzikunkumuremo abanyabyaha? Ihinduka ry'ibumba rikozweho ikimenyetso, ndetse ibintu byose bigaragara nk'ibyambaye. Kandi abanyabyaha bimwe umucyo wabo, n'ukuboko kubanguwe kuravunika. Mbese wageze ku masoko y'inyanja, cyangwa wazerereye mu kuzimu kw'imuhengeri? Hari ubwo wugururiwe amarembo y'urupfu, cyangwa se wabonye amarembo y'igicucu cy'urupfu? Mbese wamenya neza ubugari bw'isi? Bivuge niba ubizi byose. Inzira igana ku buturo bw'umucyo iri he? Umwijima nawo aho uba ni hehe? Kugira ngo uwugarure mu rugabano rwawo, kandi ngo umenye inzira zigana ku nzu yawo. Urabizi kuko wari waravutse, n'imibare y'iminsi yawe ikaba ari myinshi. Mbese hari ubwo wageze mu bubiko bwa shelegi, cyangwa wabonye ububiko bw'urubura, urwo nabikiye igihe cyo kuruteresha amakuba, umunsi w'intambara no kurwana? Umucyo wagiye unyuze mu yihe nzira? Umuyaga w'iburasirazuba usandaye ku isi ugana he? Ninde waciye imigende y'umwuzure, cyangwa inzira y'umurabyo w'inkuba, kugira ngo uvubire imvura igihugu kitarimo umuntu, mu butayu budaturwa, kandi ahaze ahadatuwe harimo ubusa, ngo hameze ubwatsi butoshye? Mbese imvura igira se? Cyangwa se ninde wabyaye ibitonyanga by'ikime? Barafu yavuye mu nda yande? N'iyababa yo ku ijuru ninde wayisamye? Amazi arihisha akamera nk'ibuye, no hejuru y'umuhengeri hahinduka barafu. Mbese wabasha guhambiranya ubukaga bwa Kirimiya, cyangwa kudohora iminyururu ya Oriyoni? Wabasha kuzana za Mazaroti mu gihe cyazo, cyangwa se wabasha kuyobora Arukuturo n'abana bayo? Uzi amategeko ayobora ijuru? Wabasha gusohoza ubutware bwaryo uri ku isi? Aho wabasha kurangururira ibicu ijwi ryawe, kugira ngo amazi menshi akwisukeho? Washobora kohereza imirabyo ikagenda, cyangwa ikakwitaba iti turi hano? Ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu? Ninde wawuhaye kujijuka? Ninde wabasha kubarisha ibicu ubwenge? Ninde wabasha gusuka ibiri mu ntango zo mu ijuru? Igihe umukungugu uhinduka icyondo, n'ubutaka bw'ibinonko bigafatana, mbese washobora guhigira intare y'ingore umuhigo, cyangwa ugahaza imigunzu y'intare?
igihe zishashe amajanja mu burumba bwazo, n'igihe zubikiye ziri mu gico. Ninde ushakira igikona ibyo kurya, igihe ibyana byacyo bitakira Imana, bizererezwa no gushaka ibyo kurya. Igice cya 39. Mbese uzi igihe amasha yo mu bitare abyarira, cyangwa wabasha kugaragaza igihe imparakazi ziramukwa? Washobora kumenya amezi zimara zihaka, cyangwa se uzi igihe zibyarira? Zirahera zikabyara abana bazo, kwerera kwazo kugashira. Abana bazo barakomera bagakurira mu gasozi, bagacuka bakigendera ntibazigarukeho. Ninde washumuye imparage? Ninde wazizituye? Izo nahaye ubutayu ngo zibubemo, n'igihugu cy'ubukuna nkazihaho ubuturo bwazo. Zanga urusaku rwo mu mudugudu, kandi ntabwo zumva urwamu rw'uziyoboye. Zizerera mu misozi aho zirisha, zikahuka zikajya gushaka intohera z'ubwatsi. Mbese imbogo yakwemera kugukorera, cyangwa yaguma mu kiraro cyawe? Wabasha kuyizirikisha umugozi ngo uyihingishe, cyangwa yasanga mu bikombe igukurikiye? Wayiringira kuko imbaraga zayo ari nyinshi, cyangwa wayiharira umurimo wawe? Wakwiringira yuko yasarura imyaka yawe ikayirunda ku mbuga yawe? Amababa y'imbuni iyakungutana ubwibone, ariko se amababa yayo n'amoya yayo si ubwiza gusa? Kuko amagi yayo iyatera ku butaka, agashyuhira mu mukungugu, ikibagirwa yuko ikirenge cyabasha kuyahwata, cyangwa yuko inyamaswa yabasha kuyakandagira. Igirira ibyana byayo nabi nk'ibitari ibyayo. Nubwo imirimo yayo ari ubusa, ntibitera ubwoba, kuko Imana yayimye ubwenge kandi ntiyihe kujijuka. Iyo igurutse isuzugura ifarashi n'uyigenderaho. Mbese ni wowe wahaye ifarashi imbaraga, cyangwa ni wowe wayiteye umugara uhungabana ku ijosi ryayo? Ni wowe wayihaye gusimbuka nk'inzige? Ubwiza bwo kwivuga kwayo butera ubwoba, ikaraha mu gikombe, ikishimira imbaraga zayo, ikajya gusanganira ingabo. Isuzugura ubwoba nta kitinya, ndetse ntabwo ihindukira ngo ihunge inkota. Ikirimba kijegerera hejuru yayo, umuheto n'icumu rirabagirana n'agacumu. Uburakari bwayo bukaze butuma iyogoza isi, kandi iyo yumvise ijwi ry'impanda ntirituma ihagarara. Iyo yumvise impanda hose irivuga, kandi ikarehera intambara ikiri kure. Guhinda kw'abagaba n'urusaku. Mbese agaca kagurukishwa n'ubwenge bwawe? Iyo karamburiye amababa yako aherekeye ikusi, igisiga gitumbagira ku itegeko ryawe, rikaba ari ryo rituma cyarika hejuru, kiba mu bitare kikarikaho, no mu bihanamanga mu masenga yabyo. Gihigisha ijisho ryacyo rishaka icyo gifata, amaso yacyo akabibona biri kure. N'ibyana byacyo binyunyuza amaraso, kandi aho intumbi ziri niho kijya. Igice cya 40. Uwiteka akomeza gusubiza Yobu ati: mbese umunyampaka yagisha ishobora byose impaka? Ugayisha Imana nasubize. Nuko Yobu asubiza Uwiteka ati: dore ndi insuzugurwa, nagusubiza iki? Nifashe ku munwa. Navuze rimwe ariko sinzongera gusubiza, ndetse kabiri ariko sinakongera. Maze Uwiteka asubiriza Yobu mu murizo we rwakira ati: noneho kenyera kigabo, ngiye kukubaza nawe unsubize. Mbese ugiye kumvuguruza icyo nategetse? Ugiye kumpererezaho ibyaha kugira ngo ubone urubanza? Harya uhwanije n'Imana amaboko? Wabasha guhindisha ijwi nkayo? Noneho rimbana ikuzo no kwifata neza, kandi wiyambike icyubahiro n'ubwiza. Sandaza uburakari bwawe busesekare, kandi witegereze umwibone wese umucishe bugufi. Urebe umwiraririzi umuziritse acogore, kandi ukandagirira abanyabyaha aho bari. Bose ubashyire mu mukungugu,
mu maso habo uhakingiranire mu rwihisho, nibwo nzakwemera yuko ukuboko kwawe kw'iburyo kubasha kugukiza. Nuko witegereze Behemotiyo naremye nkawe, irya ubwatsi nk'inka. Dore itegereze imbaraga zayo ziri mu matako yayo, n'ububasha bwayo buri mu mitsi y'inda yayo. Izunguza umurizo wayo nk'umwerezi. Imitsi yo mu matako yayo irasobekeranye. Amagufa yayo ameze nk'imiheha y'umuringa, amaguru yayo ameze nk'ibihindizo by'ibyuma. Mu byaremwe n'Imana niyo ngenzi, umuremyi wayo niwe watinyuka kuyegera yitwaje inkota. Ni ukuri imisozi yibera urwuri, aho inyamaswa zose zo mu ishyamba zikinira. Yiryamira munsi y'ibiti bifite ibicucu, mu bwihisho bwo mu rufunzo no mu nkuka. Ibiti bifite ibicucu bikwizaho ibicucu byabyo, ikakikizwa n'imikingo yo ku mugezi. Dore iyo umugezi wuzuye ntiruha ihinda umushyitsi, naho Yorodani yakuzura ikagera mu kanwa kayo ntiyabyitaho. Mbese hari uwayifata iri maso cyangwa agapfumuza izuru ryayo ikigobwe? Mbese wabasha kurobesha Lewiyatani ururobo, cyangwa gufatisha ururimi rwayo umugozi? Washobora gushyira umugozi mu izuru ryayo, cyangwa gutoboza akasaya kayo ururobo? Mbese yagutakira cyane cyangwa yakubwira amagambo ashyeshya, aho yasezerana nawe kugira ngo ikubere umugaragu iminsi yose? Wayikinisha nk'ukinisha inyoni, cyangwa wayizirikira gusetsa abaja bawe? Abarobyi bayicuruza se? Bayigabanya abagenza? Cyo ye, wabasha kuzuza uruhu rwayo imyambi, cyangwa umutwe wayo ibigobe? Kuyibangurira ukuboko wibwira ko ari intambara ukugerure. Ibice 41. Umva ibyiringiro byo kuyifata ntibyabaho. Mbese umuntu ntiyazira nuko ayirebye gusa? Nta ntwari yahangara kuyibyutsa. None se ninde wabasha kumpagarara imbere? Ninde wabanje kugira icyama kugira ngo mwiture? Ibiri mu isi n'ijuru byose ni ibyanjye. Sinzareka kuvuga iby'ingingo zayo, cyangwa ububasha bw'imbaraga zayo, cyangwa umubyimba wayo mwiza. Ninde wabasha kuyambura umwambaro wayo w'inyuma? Ninde wakwishyira mu ruswasaya rwayo? Ninde wabasha kwasamura akanwa kayo? Amenyo yayo uko ameze atera ubwoba. Imvuvu zayo zikomeye nizo bwibone bwayo. Zibumbabumbiye hamwe zimeze nk'izihambiranijwe, ndetse rumwe rusobekerana n'urundi, bituma ari nta mwuka uzinyuramo. Zirasobekeranye, zirafatanye, ndetse ntabwo zatandukana. Kwitsamura kwayo kuvamo umucyo, kandi amaso yayo ameze nko gutambika k'umuseke. Mu kanwa kayo havamo amafumbi agurumana, hakavamo ibishashi by'umuriro. Mu mazuru yayo hacucumuka umwotsi nk'uva mu nkono ibira cyangwa imbingo zitwitswe. Umwuka wayo ukongeza amakara, kandi mu kanwa kayo havamo ibirimi by'umuriro. Mu ijosi ryayo habamo gukomera, igitinyiro cyayo kihamiriza imbere. Inyama zo ku mubiri wayo ziromekeranye, zifasheho ntabwo zijegajega. Umutima wayo ukomeye nk'ibuye, ni ukuri ukomeye nk'urusyo. Iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza. Naho hagira uyerekezaho inkota cyangwa icumu, cyangwa umwambi cyangwa icumu ry'irihima, ntacyo byamara. Ibyuma ikabireba nk'ibyatsi, kandi umuringa ikawugereranya nk'igiti cyabuze. Umwambi ntiwayihungisha, amabuye y'umuhumetso ayihindukira nk'umurama. Ubuhiri ibureba nk'ibikuri, iseka guhinda kw'icumu. Mu nda yayo n'ibivuvu bityaye, ku byondo ihahindura ibikuruzi. Iyo igeze imuhengeri irahavuguta, ikahahindura ifuro nk'inkono ibira. Ituma inyanja imera nk'amavuta. Inyuma yayo ihasiga inzira iboneye. Umuntu yatekereza ko imuhengeri hadendeje urubura. Nta yindi ihwanye nayo iri ku isi, yavutse itagira ubwoba.
yitegereza ibiri hejuru byose, niyo mwami w'abana b'abibone bose. Igice cya 44 Yobu yihana. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Iti, uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? Yobu ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi. Ni ibintu byandenze bitandaje, mbivuga ntabizi. Noneho umva ndakwinginze, ngiye kuvuga, ngiye kukubaza maze nawe unsubize. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa nkaba nihannye, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Imana ikiza Yobu imushumbisha ibyo yari yarapfushije. Nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka abwira Elifazi w'Umutemani ati, uburakari bwanjye burakubyukiye wowe na bagenzi bawe babiri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko rero mwishakire ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, mwitambirire ibitambo byotswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira, kuko ari we nemera, kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko Elifazi w'Umutemani na Biludadi w'Umushuhi na Zofari w'Umunamati baragenda bagenza uko Uwiteka yabategetse. Maze Uwiteka yemerera Yobu. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose n'abari baziranye nawe bose basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Keziya, uwa gatatu amwita Kereni-Hapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Nuko se abahera iminani hamwe n'abasaza babo. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140, abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apfa ashaje ageze mu zabukuru. Imana ibaha umugisha. Dushoje igitabo cya Yobu, tuzakomeza ejo dusoma Zaburi. Mugire iminsi mikuru myiza kandi mbifurije kuzasoza umwaka neza.